ubushize duherukana diregiteri abwira Mbegeti na Gakuru ngo bahagarare ku ruhande yige ku kibazo cyabo. Iby'urumogi bazanye mu kigo se byabaguye amahoro? Iki gice ntikigucike. Allô? Allô, mignonne. Oui. Waramutse sheri. Mvaho tonto, ntukajye umbeshya ngo ndi sheri kandi waranze kumbwira iby'uriya mugore waje. Ukambwira ngo ninyure mu idirishya ryo mu gikari none nkaba narakomeretse ku ivi. Uzi ko ndi kujya mu ishuri ngenda ncumbagira. Yewe. Cyangwa no kuri minyo. Bose mugobye ko abaye igikoko. Urumva se narababwiye iki uretse kubabwira ko navunitse nkina basket. Abanyeshuri bo nkababwira ibindi. Nukuri tonto, nutambwira iby'uriya mudamu watinye kuriya ntabwo mbyemera. Wa mugore sinakubwiye ko ari masenge wanje w'isogwe. Kandi narabonaga ari muto tonto, akaba yarabazaga ngo umugabo wanjye utuye aha ariyo. Ariko sheri koko. Unyuko mu Kinyarwanda masenge y'umuntu yita kwisengeza ngo umugabo we koko. Ego ko, ariko tonto, uzi ko abandi barimo kwiga umwaka utaha bazakora ikizamini. Nizere ko ibyo kujya i Burayi bitazahinduka dore sinkiga neza. Ikindi kandi tonto, wambeshya imyaka yawe. Ufite imyaka ingahe utambeshya? None se mbaba iri hema wari urisanganywe mbere yuko Muyomba Soronga kwirukana hariya mwabanaga we? Shasabe imfubyi zirimenya. Ntari nariteganyirije nyine urabizi ko ndoda imyenda. Nkagenda nziga mu dufaranga duke duke. Ariko Shasabe sikiye nibaza abana banziza nzamureke cyangwa ndumva byanyubeye pe. Reka. None se mbaba karamishe wagize ngo kugendera ku moko n'uturere nibyo byaguha amahoro uhisemo kwanga abana ngo kuko atari uwo mu nkambi we? None se Sabi Karame mbaba, reba ukuntu papa wawe Papias yansohoye iwanyu. Shangwa ngo atazatakaza umubano we na Soronga. Oya ubwo se reka nkubwire nge mbaba, ubu nafashe icyemezo kihese kandi kubera akarengane ukorerwa. Nanjye ngiye kuza tubane hano muri iyi Burenge. Oya sha, ngiye kuza kugeza igihe abantu bazabona ko gushyamirana n'abaturanyi atari byo bizatubeshaho. Sabi kuba abanyabibazo babiri ahubwo ujye nakomeza nka bumwe, wowe ukazajya ungira inama. Urabizi neza ko utamukira. None se abantu bari mu bituma tujya mu ntambara aribo duhitamo kumvira? Se twakora iki? Cyangwa dukoresha imbaraga tuba ari twe tubahindura baba abanyamahoro? Nge mpisemo kuguma aha. Mpisemo kuguma hano rwose. Mama Karame mwana, butike mbabwiye ko baba banyitondesheje nk'abancuruza ko niba bazanayigura itariki itari yagera. Ngo babwiye iki? Mbabwiye ko itariki itari yagera. Ubu iyo tugira amafaranga tukishyura ibyo papa yangije ntituba. Mwana wanjye se ko amakosa ari ayasiko. Isiko gatsimbanye watsimbara ku rwango yanga abo mu nkambi ya Rwejuru akangiza ibikorwa remezo. Ariko sabazi. None ngo ari kubahimara ukaba ureba ahantu bitugejeje twese. Mama burangewe nuko ntari narakubwiye umwaka utanari kuzarongora. Noneho nari kuzatekeshwa inyiko papa yishizemo zirahatwaye. Si ibyo se. Ubuse tuzongera twubura umutwe koko? Gusa ibyo ngebyo byibagirwe. Dore ko n'ubundi uriya mukobwa ngo nimbabazi wo mu nkambi isiko atajya mwiyumvamo rwose. Ntabwo amushaka. Ahubwo so ngo waraje. Iki ni igitangaza. Kane Karame. Aba bantu babonye abakiriya bashaka kudutwarira imitungo yacu muri Cyamunara nago turamuka tutishyuye itariki nigerara. Wababonye? Uretse barumva umuntu azabaho gute ko bose bashaka kuhateza Cyamunara? Ngo wumva azabaho gute? Ariko gatsimba none se wowe wumva nyine azabaho gute? Wowe iyo ujya gutema iti yigemurira amazi abantu mu nkambi bo wumvaga bazabaho gute se? Nyamara udukozeho nta n'ikindi. Nk'ubu gahunda nari nifitiye na fiance urazisheshe zose. Urazishe pe. Nawe uraje. Ubu se umubyeyi nk'uyu muntu yamugira ate koko? Ariko urumva nta soni ufite haba. Isoni ziki se? Ubu se ko nakurihiye amashuri yose yisumbuye ukayarangiza wangaruriye anga. Ariko nayo ntukagira incyuro gatsimba. Ngaho koresha ubwenge wize rero uhagarika iriya Cyamunara yo guterwa amasambu yanjye. Nyihagarika.
kandi nibikunanira urabureke reka kuntukira umwana hoya Gatsimba abize abantu hari amasambu ndabibonye uyu muhanda nawe urimo imikuku imodoka yanjye rwose zanjye cyangwa ahangaha ahubwo nyaboneka n'ujya ubona abantu ujya umbwira njyane batanye na n'ubu baracyanshakisha umupolisi arakora iperereza ibyo bashaka ariko se wundi wowe ujya gutuma abana ku mukiriya bakugurishiriza umunyina kanyanga wumvaga wafasha batakuvamo koko reka buriya njye numvaga ko gukoresha abanyeshuri ari byo byiza kuko nta muntu wabakeka aho ubwo se wagira ngo babafashe ntibabivamo kubafunga kuko nsigaye mbona ibiyobyabwenge nsigaye byahitaweho erega abana bigoma ariko iyo babiguyemo aho rero keka rero nabo bakazabyara n'abandi hari uwanjye urimo ese ubu njye simba nabahaye amafaranga yanjye ubundi ziriya nturo zanjyaniye ibintu mu kigo none nkaba mpigwa bukware ntabwo byoroshye ese kiduhe we ndakumva urangiza isogwe ngo ngende mare iminsi nzaze byaribagirana reka da ubu rwose ngiye kuzana inkwi ku kiyaga cya munyaga oya nyaboneka w'impakanye kandi rwose sinajya madamu uherutse kuza kunsaba ku icumbi maze turatongana sibyo afurika toye iyi modoka iri inyuma irimo kunsaba si ya polisi irimo kunsaba guhagarara ku ruhande di baba bamenye ko urimo se wihagarara impamvu nifuje ko twasigara twenyine muri iri shuri nk'uko mubizi nitwe twashinze iyi club y'amahoro bitewe n'ibibazo twabonaga ko turi bane abizu utabiciye ku ruhande muribuka ko muri iki kigo wasangaga habamo kwironda kw'abanyeshuri bo hanze y'inkambi ndetse natwe tuyibamo si ibyo gusa kuko twarabirenze tujya no mu baturage basanzwe nabo mu nkambi dutanga umusanzu w'amahoro none ndashimira Mbegeti na Gakuru babohotse ikibazo cy'ibiyobyabwenge iyi nk'urumogi bacuruzaga bigatuma bababarirwa kuko bavuze umugore wabatumaga yewe mbega nuko byagenze ubwo se ntabwo rwari kubica ntabwo byari byoroshye ntabwo twarunyoye ntabwo ahubwo hari icyo mbona hari abantu bashuka abana bakabakoresha icyaha kandi bagakora ku buryo badashobora kwivana muri icyo kibazo bakababeshya bakanagushuka cyakoze mwari mwagowe byatubayeho niko bimeze niyo mpamvu tugomba gutokora amaso yacu tukabona kuyobora abantu ndetse tukanababera urumuri noneho minyo wari umaze igihe utiga wari ugiye mu bikino ngaho tubwire nyine ariko sabi ubwo kuko ibyo bintu bijyanye hehe sha wabiretse ko ujye kwibana mbishoboye sha bireka iwanyu hato batazandeba nabi oya mbaga ubona umuntu arengana genda guma hano kugeza igihe nibura papa azotse igitutu umuyomba wawe bakabona ko ibyo barimo bidakwiye kubuza umuntu gukunda ubwira nk'uko ari kavukire sha sabi urabizi neza ibyo bamuyomba bari bagiye gukorera abana yaje mu nkambi subizi urabizi neza ko abana bo muri club y'amahoro y'inkambi ya Rwejuru aribo bamukijije gusa sha nawe ndagushimira wabigizemo uruhare ndabizi shenge njye nari natangiye kuri radiyo ntashaka kubona abana bavirirana sha rero nkubwije ukuri abantu baba bashobora gukora igikorwa nka kiriya n'ibindi ntabwo batinya kubikora kumva rero ntabwo ari twe batinya mama nawe namubwiye kuba wenyine avuga ngo iki se mubwira icyemezo nafashe ararira araceceka ati ntakundi sabi sha ntumbwire ko utabibwiye papa wawe ubu se baramutse amenye ko tubana urabona yamfata gute kandi uzi ukuntu agira amahane Sabine yafashe icyemezo cyo kubana na Mbabazi ise Papiyasi na Solonga bazabifata gute naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin mu bikombe byose by'u Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari